Bose baduhaye amasoko ubundi bamugana bakamenya isoko ry'abakene. Birakomeye namwe mundebere umuntu akazinduka mu gitondo akajya gushakisha akajya guhiga ariko kushaka hakagira n'abandi badashaka gushaka. Ababuzunguzayi bazaba bande? Bizagenda gute? Ndebera kuntu biteye agahinda, bamwe baranapfa, hari abakomereka, abandi bagakubitwa, abandi bakavunika amagufa, abandi bakabura icyerekezo. Murimo murabireba rwose, hano harimo akarengane gakomeye cyane. Ninde uzarenganura abazunguzayi ba Nyabugogo? Ninde uzabavuganira? Ninde uzakora ububwiza? Ese ninde kweri? Mwabonye umuzunguzayi munsi y'imodoka, mwabibonye ari kwirukanga imodoka imunyura hejuru, murabibonye muri video. Ninde watumye abantu bagera hano kweri? Abantu kubera ko bafite ubugome. Ibi ni ibiki koko? Ibintu birababaje. Umuntu arazinduka mu gitondo afite abana 3, 4, 5, arimo arahiga ubuzima. Mundebere nawe, reba ababyeyi bararenganye, harimo abamama, abapapa, abasore, aho gushaka ubuzima. Abazunguzayi bakabaye babaho n'ubwo wamusoresha igiceri cy'ijana ariko akabaho agakora agashakisha. Ntabwo abantu bose banganya ubushobozi, ntabwo bishkunda, ntabwo abantu bose bazajya mu mashopu. Abantu barakubitwa, abandi bava amaraso, abandi ingingo zirangirika. Mundebere namwe hano, murebe namwe, reba uburyo biruka. Urabibona? Reba nk'uyu yaguye muri Gorodire, urabibona? Cyakagwamo muri Nyabarongo, muri Nyabugogo yaho ngaho. Reba nawe, wagira abantu bari guhunga. Reba possible, ndebera nawe. Ibi bintu biraciriritse, biteye isoni. Ibi bintu reka Banyarwanda, ibi bintu ni bibi, nibyo kwamaganwa. Ibi bintu ntago ari byo kureberwa. Ibi bintu biteye isoni, ni iby'isoni nkeya. Ibi biraciriritse rwose. Ibi bintu harimo ubugome, harimo ibintu hano ubugome. Mundebe nawe, reba imodoka ziri kwirukanka, amamoto arimo aragenda. Reba nk'uyu mubyeyi w'umukara. Ndebera nawe, reba uyu nguzamuka kuri esikariye. Ndebe, wabonye uwo mukecuru? Urabibona neza? Uwo si umudaso, nturi kumubona inyuma aho ngaho. Ibi bintu hari abayobozi baba babireba, barasinziriye, bararyamye. Ibi bintu biraciriritse, ibi bintu si byo. Mundebere nawe, ngaho nawe reba Abanyarwanda bangana batya barimo bariruka. Ubwo n'ahandi mu gihugu, ahandi b'abazunguzayi nabwo barimo bariruka. Ibi bintu bizarangira gute? Ibi bintu ninde wabiruza abantu? Ibintu birimo ubugome, ibintu birimo umutima, ibintu biraciriritse rwose. Mundebere nawe, ngaho nawe mundebere, mundorere. Aka ni akarengane, sibyo? Aka ni akarengane vraiment. Ntabwo ibi bintu ari byo, ntabwo ibi ngibi ari byo. Niba wariye uri muri biro, uri mu modoka nziza, wowe ntabwo umusonga wundi niko bavuga mu Kinyarwanda ngo umusonga wundi nyine urahandurika nyine, ntawe uba ubyitayeho. Ariko abantu barababaye, urimo urabibona ibintu urabona ibintu birakomeye. Ibi biteye isoni, ibi ni iby'isoni nk'ibi, biraciriritse pe. Abantu bashyira mu mutima wa kimuntu. Niba uyu muzunguzayi, niba ushaka kwasora nta kibazo, we mureka azunguze ku munsi, umwandikira agafagitire k'ijana cyangwa 200 ayasora, ariko ashaka ubuzima. Ntabwo abantu bose bazajya Dubai no mu Bushinwa, ntabwo ariko abantu bazakora ibi bintu. Njyewe rwose reka mbabwire, ibi bintu rwose nta mutima. Ibi bintu biteye ishozi, biteye iseseme. Murebe namwe, ngo kurikira urebe. Uba ufite umutima muzima wavugana ndetse abantu bazabaho batese? Ndetse bajya kwiba, bajya kugira batese, bigende bite?
oya, abantu bari gushakisha ubuzima, abantu bakabiborohereza, inzego zibishinzwe zikabikoraho ibi bintu, wagira ngo ntababayobora bahari, abantu barirukanga bagapfa, abandi bakirukanka bakikubita hasi, abandi bakagira bate, abantu babuze kivurira, babuze ubabavuganira, babuze umuntu wagira gute, umuntu ubwo nanjye ubwo mvuze bwo muraje munyihe mu ntaribi, ariko ibi bintu wapi, ibi bintu biteye isoni, ibi bintu biteye agahinda. ngo nawe ukurikira ureba, haba ni abagabo n'abamama baje gushaka ubuzima, nta yindi ntambara bakoze, nta kindi kintu bangije, nta teko rya bahonyoye, sibyo, kugira ngo abana babo babeho, famiye zabo zibeho, biteye agahinda, birababaje pe.